Ami na Ano ni impanga identical twins, ariko bakivuka bahise bamburwa nyina bibarutse bagurishwa mu miryango itandukanye. Imyaka myinshi nyuma yaho ubwabo barabonanye biciye ku kiganiro cy'impano gica kuri televiziyo hamwe na video kuri TikTok. Ubwo babwiranaga amateka yabo basanze bari mu mpinja ibihumbi n'ibihumbi zo muri Georgia zibwe mu bitaro zikagurishwa. Ubwo Ami yarari kuzenguruka mu cyumba cya hoteli mu mujyi wa Leipzig mu Budage, yari afite ubwoba bwinshi ariko avuga n'igihunga, avuga ko amaherezo yaraya ari amahirwe yo kubona ibisubizo ku byababayeho. Ni mu rugendo bari biteguye ko kujya kureba nyina bibarutse ngo bahure nawe bamenye ukuri kwabo ku byababayeho. Impanga ye Ano yari yicaye ku ntebe ari kureba video kuri TikTok kuri telefone ye, arivugisha ati uyu niwe mugore ushobora kuba waratugurishije. Ami yemera ko yari afite igihunga kuko atarazi uko ari buze kubyifatamo cyangwa niba ari bubashe kugenzura umujinya we igihe yari busange ababyeyi be barabigizemo uruhare mu igurishwa ryabo cyangwa mu itandukana ryabo. Ni impera y'urugendo rurerure bavuye muri Georgia bajya mu Budage bizeye kubona ikibura mu ihurizo bafite, amaherezo bagiye kureba nyina wibarutse. Mu myaka inishize bariho bahuza ishusho y'uko byagenze, uko bagenda bavumbura ukuri basanze bari mu mpinja ibihumbi zibwe zashimuswe muri Georgia mu bitaro byaho zikagurishwa. Ibyo byakozwe mu gihe cy'imyaka za 40, nubwo abategetsi bagerageje guperereza ibyabaye ariko nta muntu n'umwe wigize ubiryozwa. Inkuru y'uko Ami na Ano bahuye ihera igihe bari bafite imyaka 12. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro ho tugiye kurebera hamwe iyi nkuru y'uko impanga Ami na Ano batandukanyijwe bakivuka ariko bakaza kwihuza nyuma cyangwa bakaza guhura nyuma biciye kuri video kuri TikTok ndetse n'ikiganiro cyanyuraga kuri televiziyo kandi bari mu bice bitandukanye. Ami Helvetia yari mu nzu y'umugore yafataga nka nyina iruhande rw'inyanja y'umukara Black Sea. Areba ikiganiro akunda kuri televiziyo Georgia Got Talent. Muri icyo kiganiro harimo umukobwa ubyina imbyino yitwa Jive basa cyane, ni byaro gusa ahubwo yasaga naho ari undi Ami neza. Ami avuga ko uwo yitaga mama we yatangiye guhamagarwa na buri wese warebye icyo kiganiro Georgia Got Talent akamubaza impamvu Ami ari kubyina yitwa irindi zina. Umuryango yabagamo ntago babyitayeho, uwo mubyeyi yitaga nyina yaravugaga ati buri muntu wese burya agira uwo basa. Hashize imyaka 7 Ami yashyize video yo kuri TikTok afite imisatsi y'ubururu n'ibitsike bye harimo n'iherena. Mu birometero 320 uvuye iruhande rw'inyanja Black Sea kuri Tbilisi, undi mukobwa w'imyaka 19 witwa Ano Sultania yohererejwe iyo video n'inshuti ye, bibonaga ari ibintu byiza ko basa n'uwo mukobwa. Ano nyuma yo kubona iyo video yagerageje gushakisha kuri internet uwo basa ufite iherena hejuru y'ijisho ariko ntiyamugeraho. Yashyize iyo video kuri group ya WhatsApp ya kaminuza ngo arebe niba hari uwabasha kubafasha akaba yamumugezaho. Umwe mu bantu bari kuri iyo group yabonye umwe mu bari bazi Ami yabonye ubwo butumwa maze abahuza akoresheje Facebook. Ami ako kanya yahise amenya ko ari we mukobwa amaze imyaka 7 abonye muri Georgia Got Talent. Ami yandikiye Ano amubwira ko amaze igihe kinini amushakisha ariko yari yaramubuze. Ano nawe yamusubije ko nawe ari uko yaramaze igihe amushakisha. Mu minsi mike yakurikiyeho mu bitaro by'abagore bya Scottish ubu bitakibaho mu burengerazuba bwa Georgia, ariko nk'uko inyandiko z'amavuko zibigaragaza harimo ibyumweru bike hagati y'amatariki yabo yo kuvuka kwabo. Ntabwo rero baba ari abavandimwe uretse no kuba impanga, ariko kandi bari bahuje byinshi cyane. Bakundaga muzika zimwe, bombi bakunda kubyina kandi bogoshe kimwe, basanze bafite n'indwara imwe bavukanye, uburwayi bw'amagufwa bwitwa dysplasia. Byasaga nkaho bombi bari kuvumbura iyo bira. Ami buri gihe yavumburaga ikintu gishya kuri Ano bigenda birushaho kuba bidasanzwe hagati yabo.
bateguye guhura ku nshuro yabo ya mbere. Bahuriye Latvia mu mujyi wa mukuru wa Tbilisi, ari nawo mujyi Ano yakuriyemo. Ano avuga ko hadakunda guhoberana, ariko uwo munsi abona Ami yaramuhobereye cyane. Nyuma yo guhura kwabo biyemeje guhangara imiryango yabo, kandi ku nshuro yabo ya mbere bamenye ukuri. Bari abana bafashwe n'imiryango nk'aho ari ababo, ariko ntabwo bari ababo. Ami yagize uburakari kandi yumva ko ubuzima bwe bwose bwari ibinyoma. Ami yagize uburakari kandi yumva ko ubuzima bwe bwose bwari ibinyoma. Yararize cyane, arababara, maze arababara cyane, ariko arababara cyane. Yaragize ati, ni inkuru ibabaje ariko niko kuri. Ano nawe ati, narimbabaye kandi ndakariye umuryango wanjye, gusa ndashaka ko icyo kiganiro gikomeye kirangira twese tugakomeza ubuzima. Mu kumenya ibirenzeho, izi mpanga zavumbuye andi makuru ku nyandiko zabo z'amavuko ko hamwe n'amatariki bavukiyeho byose ari ibinyoma. Nyuma yo kunanirwa gusama, nyina wa Ami avuga ko inshuti ye yamubwiye ko hari umwana utifuzwa kwa muganga yamwitwarira. Yagombaga kwishyura kwa muganga, maze uwo mwana akamwitwarira akaba we. Na nyina wa Ano nawe yabwiwe inkuru nk'iyo, yuko nawe hari umwana utifuzwa kwa muganga. Nta n'umwe muri iyi miryango wakiriye aba bana yari azi ko umwe afite impanga ye, kandi uretse no kwishyura amafaranga menshi kwa muganga ngo bahabwe abana, batari bazi ko bitemewe n'amategeko. Georgia yari mu bihe by'amakimbirane, kandi abakozi b'ibitaro babaga bari mu bikorwa byo kugurisha abana, bityo imiryango igakeka ko byemewe n'amategeko. Nta n'umwe muri iyi miryango watangaje amafaranga baguze aba bana. Izi mpanga ntizashoboraga kwihangana zitamenye niba ababyeyi bazo baragize uruhare mu igurishwa ryabo mu buryo bwo gushaka indonke. Izi mpanga ntizashoboraga kwihangana zitamenye niba ababyeyi bazo barazigurishije bashaka indonke. Ami yashakaga guhura na nyina ubabyara ngo bamenye ukuri kwabyo, ariko Ano ntiyabyumvaga neza. Ano yatekerezaga ko bashobora kuba baragambaniwe na nyina wibarutse, ariko Ami we yashakaga kumenya ukuri kw'ababyeyi babo kwa nyako. Ami yabonye Facebook group yo guhuza imiryango yo muri Georgia n'abana bikekwa ko bahawe imiryango bakivuka mu buryo butemewe n'amategeko. Kuri urwo rubuga abantu basangiraga inkuru zabo. Umukobwa ukiri muto wo mu Budage yabasangije inkuru y'uko nyina yabyaye impanga mu bitaro by'abagore Scottish mu 2002, ariko uretse kubwirwa ko bapfuye yagumanye gushidikanya. Ibipimo bya DNA byerekanye ko uwo mukobwa wo kuri Facebook group ari umuvandimwe w'izi mpanga. Aza abana na nyina mu Budage. Uwo mukobwa kuri Facebook yitwa Aza, kandi yabanaga na nyina mu Budage. Ami yifuje guhura na Aza, ariko Ano yagumanye gushidikanya. Aburiye impanga ye ati, uyu ni umwe mu bashobora kuba baragize uruhare mu igurishwa ryacu, ndetse ntabwo azakubwiza ukuri. Gusa nanone yemeye kujyana na Ami mu buryo bwo kumushyigikira. Kuri Facebook group izi mpanga zakoresheje ijambo ndashakisha. Nyuma yo gushyiraho ubwo butumwa ndashakisha, hagiyeho ubutumwa bwinshi bw'ababyeyi b'abagore bavuga ko abakozi b'ibitaro bababwiye ko abana babo bapfuye, ariko nyuma bagasanga izo mfu zitazwi kandi abana babo bashobora kuba bakiriho. Iyi groupe iriho abarenga 230, kandi uretse ibipimo bya DNA bikorwa kenshi, yashyize urumuri mu gice cy'umwijima mu mateka ya Georgia. Umunyamakuru Tamuna Musidez niwe washinze iyi groupe mu 2021, nyuma yo gusanga aho aba hari abamwakiriye. Yasanze inyandiko y'ivuka ibiriho atari byo, ubwo yari ariho atunganya inzu ya nyina rumaze kwitaba Imana cyangwa rumaze gupfa. Yatangije iyi groupe ashakisha umuryango we w'ukuri. Byarangiye iyi groupe ibaye ikintu kinini cyane cyerekana ibikozasoni by'ubucuruzi bw'abana ibihumbi byinshi. Tamuna yafashije guhuza imiryango amagana, ariko we ntarabona uwe. Muwe yafashije guhuza n'imiryango yabo y'ukuri harimo Amina Ano impanga, nawe babonye nyina wa nyawe binyuze kuri iyi Facebook groupe yashinzwe na Tamuna.
Tamuna kandi avuga ko ababyeyi benshi bamubwiye ko iyo basabaga kwerekwa imirambo y'abana babo bababwiraga ko bahambwe mu irimbi ry'ibitaro. Tamuna avuga ko nyuma yavumbuye ko nta marimbi aba mu bitaro muri Georgia. Nyuma Amina Ano bitegura guhura na nyina wibarutse. Ano avuga ko yahimbiye ibitekerezo ashaka kubivamo, ariko yisubiyeho nyuma maze avuga ko ari igihe cy'ingenzi cyo kumenya ukuri k'ubuzima bwe cyangwa kumenya ukuri kuko yatandukanyijwe n'impanga ye cyangwa niba umubyeyi we nta ruhare yabigizemo. Yarahumetse haritsa maze yemera gukomeza. Ubwo Aza na nyina bari bategereje kubona impanga cyangwa abavandimwe babo, ndetse na nyina yariteguye kubona abana be aribo Amina Ano. Yari afite igishyika cyinshi aho yari yicaye ategereje ko baza. Yari afite n'ubwoba bwinshi mu cyumba bari barimo bategererejemo, ubonaga ko bari bafite ubwoba bwinshi cyane. Cyari igihe gikomeye, yari afite ubwoba bwinshi cyane. Ami yafunguye umuryango w'icyumba n'ubwoba bwinshi. Icyo cyumba nicyo cyari kirimo Aza ndetse na mama wabo. Aza nibo basanganiye, harabahobera bose umwe ku wundi, umwe ku ruhande rwe undi ku rundi ruhande rwe. Aza na Ami bararira cyane, bamaze iminota myinshi bahoberanye kandi bari kurira. Amarira yakomeje gushoka ku matama ya Ami, ariko Ano yakomeje kubikinya. Babanje kuganira ari batatu, ari Ami na Ano ndetse n'umuvandimwe wabo Aza, ari nawe wari warabahuje cyangwa wari waratanze nawe inkuru y'uko mama we yabuze abana cyangwa nawe yabeshywe ko abana be bapfuye. Nyuma rero y'ibiganiro byabo baje kugirana ikiganiro na nyina wibarutse. Nyuma izi mpanga zavuze ko nyina yabasobanuriye uko byagenze. Yavuze ko yarwaye akimara kubabyara akajya muri koma, akangutse abakozi bo mu bitaro bamubwiye ko abana bakimara kuvuka bahise bapfa. Ariko nyina wabo avuga ko nubwo yabwiwe ko bapfuye yagumanye mu gushidikanya mu mutima, akumva abana be batarapfuye dore ko atigeze anerekwa imirambo y'abana be. Rero yagumanye gushidikanya mu mutima we kugeza ubwo yakomezaga kubana n'ibyo bintu kugeza ubwo yahuye n'abana be. Bivuze ko guhura na Ami na Ano byahaye ubuzima bwe igisobanuro gishya. Ano asoza avuga ko iteka yumvaga hari ikintu cyangwa umuntu abura mu buzima bwe. Yaragize ati, najyaga ndota umukobwa muto wambaye umukara wankurikiraga ahantu hose ambaza uko umunsi wanjye wagenze. Gusa ibyo byiyumviro n'inzozi byarashize ubwo nabonaga Ami. Niba uryohewe n'iyi nkuru, kora share uyisangize n'abandi, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kugira tujye tubana no mu bindi biganiro. Ndagushimiye wowe twabanye, reka dusubire no mu bindi biganiro.